Isashimwe nigiye akosa ukuri nkunda minister sister whatever you call me doesn't matter anyways ukimpamagara cyose nta ntibikuraho ikimana iba yavuze ku muntu ntabwo ari titire yongeraho nta n'ikivanaho ariko maybe muri gahunda z'Uwiteka zifite uko zikora no nakuvuga kuri sije yitwa ngo abakozi b'Imana abapasita abapotre abahanuzi whatever it is abo iyo kategori nyine za ministeri eshanu zanditse muri Bibiliya nabo n'abantu abapasiteri abakozi b'Imana turabana dufite bibiri dufite roho dufite amarangamutima dufite imitima dufite kubara dufite kwishima dufite kugira gushyuha umubiri ugashyuha dufite kurakara dufite gukomereka yewe du rero abantu benshi mushaka kutubeshyaho cyane mu kumva ko abakozi b'Imana ari abantu ntabwo turi abamarayika ntabwo turi Imana ntabwo turi Yesu at the end of the day Yesu ni umwe ni wapfiriye twebwe sinabapfiriye ni wapfiriye twebwe gusa tugize ibikoresho byo kwerekana nyine ibyo yakoze bivuze ngo nubwo twemerera Imana ariko natwe dufite urugendo rwacu tugenda ducamo you understand so hari ibidukurikira by'iwacu za karande z'iwacu hari ibidukurikira bivuye mu bandi kuko nimba witanga ukarwana na Satani ukavana abantu mu kuzimu Satani ntabwo azicara ngo agutegereze ngo akurebe azakurwanya nawe sibyo azakurwanya agusaze agusebye aguca intege atumugwa mu cyaha se ucyabigambiriye ariko akareba aho ufite intege nkeya right so nagitangaje cyo kubona umupasiteri cyangwa umukozi w'Imana yagize intege nke akagira ibyo akora atagombye gukora ahubwo wenda igitangaje n'umuntu wabikora akihagararaho akaguma abeshya abo niho nemeranye n'abakozi b'Imana undi mukozi w'Imana wa vrai suko adashaka kugira intege nke akibeshya bibaho we are all human beings mvuze ngiye myself ndebye journey yo gukorera Imana it's hard ntabwo yoroshye hari byinshi arini myself nakagombye kuba nshaka gukora ariko simbikore because mvuga nti hari ikote Imana yampaye ariko suko ndishaka sinzi abandi ariko jewe nta muhamagaro nkimenye Imana ngiye nta unashaka no guhamagarwa kuko narasomye Bibiliya nsanga abantu bose bakorera Imana bapfa nabi narebye ukuntu sorry nakana ku telefone narebye ukuntu abantu bakoraga Imana bose bapfa nabi ukabona nta numwe urangiza neza iyo mvuze kurangiza neza uvuga ngo utarangiza neza mu mwuka gushaka kurangiza nabi mu mubiri tuvuge bagakubitwa akajya gute ariko nivuga ko umwuka wabo utarangije neza sibyo so munyumviye mushaka kurangiza nabi ni kugurwa kukubitwa bamwe barabashyize mu mavuta abandi barabahamba so mbona rero ko gukorera Imana ntabwo byoroshye mbona ko harimo kwitanga harimo kugorwa harimo no guterwa so maze gusoma Bibiliya rero ngiye ubwo bwenyine simbubonamo bishurwa mbwira Imana ni rero ntuzongere kumpamagara ntuzamamagare na gato ntuzongere n'ubwa kabiri bwa mbere rero navuze ntabwo nshaka kumpamagara ureke nibera umukristo wicaye utaha nk'abandi ariko byo kumbwira ngo ugiye kumpamagara umuhamagaro particulier nk'abo wahamagaye ba Paul bate kuko nabonaga ko nta kigenda gukorera Imana kabisa niyo impamvu abantu bavuze ngo Imana igiye kuzamura ngiye nibaza impamvu banezerwa ahubwo afite ari abantu batarasobanukirwa ibintu by'Imana by'ukuri kuko umuntu wazamuwe n'Imana ubundi agomba guterwa na Satani uko biri kose Satani agomba kumutera agomba kuko ugiye kurwana n'ibyiwe kingdom ndetse bagize mu Kinyarwanda ariko ugiye kurwana nyine na igihugu cye cyangwa abe yamaze kwifatira ugiye kuba mwambura sinabona rero mu president wateye
wateye igihugu cy'umuntu perezida akicara cyangwa ba nyirawo bakakwemerera. So twebwe rero duhamagawe tugiye gutera satani. So ni ngombwa ko adutera man, ni ngombwa ko adusaza, aduteza ibibazo, adutesha umutwe, adukoze isoni. None twe turi abantu noneho at the end of the day natwe turi gukura, hari ibintu byinshi ngenekereza naciyemo ntarinzi whatever, ariko ugasanga nyine ni umuhamagaro ubituma mbicamo, right? Kandi wasanga ntafite wenda nk'umuhamagaro nashaka kuba uyu munsi mfite ibindi, ariko kubera just icyo kintu cyuko nemereye Imana nkava mu isi kwa satani, nkava gukorera satani, nkava kwemera just intambara yindi itangire mu mwuka y'umubiri no mu mwuka, you understand? So ni ngombwa rero ko tugwa, ni ngombwa ko mushaka kutubona mu mafuti, ni ngombwa, it's possible. Kandi abakozi bose b'Imana ntago barwana kimwe, hari urwana bwibone, hari urwana ubusambanyi, ya kabera avuye muri famiye uwo mwuka uganza, you know, cyangwa kari umusore, umugabo w'umukobwa w'umusore utarashaka, ugasanga we ararwana n'icyo kintu, you know. Ntabwo ari easy ko umupasiteri uri single woman nkanjye hano, right? Mfite abana bakuze, I'm young, let's just be honest. Mfite umwana w'imyaka 20, mfite impanga z'imyaka 18, mfite umubebe wanjye imyaka 7, ukibebe kitwa Joshua wanjye. So bivuga ngo rero ukaba uri single, ukaba uri pastor, ibirura ntibibura kuza, my friends. Nawe umubiri ntubura kukurya, reka tuvugishe ukuri, right? So undi kwitanga maybe example, ariko ndi kuvuga example ni nyinshi cyane. Hari n'abandi bashaka kuba bari mariye ko afite ibibazo. Bivuga ngo rero ngo bapasa turi abantu ahubwo mukwiye kudusengera. Mwe bakristo bazima mukwiye gusengera abakozi b'Imana babagiye imbere y'abantu, bemeye bakajya imbere y'abantu bakavuga bakaguza satani isoni. Mugomba kubasengera cyane kugira ngo satani ataza kubakoza isoni. Niyo ntego nyine, kuko iyo ngushije abagushije abantu benshi bumva ijambo ryanjye Imana iba yampaye, ijambo ry'Imana iba yampaye, right? Bivuga rero ngo nicyo bashaka gutera, amen, cyangwa se guca intege uwo mukozi w'Imana akabivamo akayoba, kuko mbabwije ukuri atari imbaraga z'Imana, atari ubuntu bw'Imana. Njye nize kwivamo ngo Imana rero sasa wowe nawe nta kigenda, yaba wowe yabiki nawe nta kigenda, umva. Barambwiye ko ninkumenya ibintu bizajya ku murongo, ariko kuva nakumenya wagira ngo satani yaraye wanjye, wagira ngo satani yaraje ati wa neza, wagira ngo umunsi nemereye Yesu kumukorera, kuba umukozi wayo, kuba umugaragu wayo, hari ibintu wemera utazi n'ibyo wemeye, my friends. Bugene nemeye bambwira ko ibintu bigiye kwikora, byarikoze ako byarivanze, birivangana n'ubu birakivanga, ariko ndashima Uwiteka ntandeka, ndamureka ntirabeho, sinzongera no kuvugana nawe kandi undeke nawe ndakuretse. Ariko sinavugana ngo ubwibone, navuganaga ku first of all bari bambwije nabi ijambo ry'Imana, bambwiye ko ijambo ry'Imana Yesu akabirangiza. Barababeshya, barangiza ibiki? Aza nyine akabanza gusenya ibyo wiyubakiye, kamere mbi, ingumbi, inshuti mbi, ubuzima bubi, kujyana mu bya, araza akabivuguruzanya. Noneho satani wakaza akaguhumba rero akakwereka, akakubabaza kugira ngo usebe bivemo, ariko kubw'ubuntu bw'Imana ukabona urakomeje. Abantu ngira bemeza Imana, so abakozi Imana nemeza, Imana yihamagariye nk'aba Paul buriya no atandukanye. Hari abo Imana yahamagaye ko bishaka kutabishaka uzamukorera. Iyo ni case, you know, wabigira ute ikiganza cyayo kikuriho, naho wabihungiye ndibuka rimwe nabivuyemo completely actually. Nangiye kwikura ama video gutya ariko nivugira ubuzima busanzwe, somehow rimwe sinzi ukuntu namaze nkukura nk'ama video agira ku 10. Abantu babizi kuri Facebook nafite bishatsi ya jaune nivugira life, ariko rimwe nkabona abantu barashima bakanyuza message bashima Imana, muri kubate je ntabwo ndi kuvuga Imana. Why bari kuvuga Imana muri comment zanjye? Somehow njya mu ma message ndi kubyo mvuga numva nashizemo Imana ntanabishakaga. Nije muri kuntu how Imana ishaka gufata igafata umutima wawe, igafata roho yawe yose,
no mu mafuti yawe no mu biki kuko ikuzi izi umutima wawe. Binyibutsa Pierre n'uwabwiye Yesu n'uwabwiye Pierre ati wowe sawa Satani yarakunsabye ariko naramukwimiye. Bivuga ngo hari intege nke Petero yari afite Satani yashaka kumufungira naho, ariko ko Imana yari izi umutima wa Pierre, yari izi umutima wa Petero, nta mutima mubi yagiraga, ni uzantege nyine z'umuntu, yaramufashe arakomeza aramuzamura paka n'igihe Petero yihakanye Yesu, siko atakundaga Yesu ari ubwoba. Uvuga ngo Imana ireba imitima y'abantu, amen. Nimeze na kijya gihe David yakoze icyaha, ariko Imana yari izi David buriya, yari izi ko ari umuntu ukora icyaha akihana agaca bugufi. Hari abantu rero biyemera bagira imitima ya Satani muri bo nka ba Yuda, ugasanga urakora icyaha ariko uri hakakajaho wigeze wiyemeye ba Sawuli bariho ba Nabali. Abo rero bariho bari mu rusengero n'abakristo ndetse n'abapagani baba. Iyo mitima ntabwo Imana ikunda, iyo mitima uwo mutima uzakurimbura, umutima wo kwihagarara mu makosa kandi ngo urasenga uravuga iki uvuga ibiki. Ibyo si yo suje y'umunsi. Sije ndi kubona kuvuga ngo rero abapasiteri abakozi b'Imana bamwita abakozi b'Imana nabo ni abantu, mukeneye kubasengera mukabashyira hejuru ko aba ari itara rihagaze Satani agomba kuzimya. Of course Imana yaduha responsibility tugomba kwitwara neza, tugomba kumenya ibyo twambaye nyine kuko turi inzandiko zisomwa na bose wa mugani ndetse n'abakristo bose, ariko hari responsibility none ikomeye cyane kuba ngaba twebwe Imana iba yashyize ahagaragara. Rega rero ntabwo twe tubikunda, we kunda simuzi nge I don't like it, nabyo nkunda ariko nta choice mfite ko mbona n'ubuzima Imana igiye n'ikiyamo ariho bunganisha, ikamfungira inzira zose nkumaze imyaka 8 ntakora. Maze imyaka 8 ntakora kubera kugira umwana urwaye autisme, ukabona nk'ibyo birajwe ngo bigufungirane, bigushyire mu kumenya Imana nyine, ugasanga umugabo aragiye inzira akakwigisha kwizera Imana utizeye umwana w'umuntu. Biriya byose biterwa n'ukuntu Imana iba yaraguhamagaye na kamere ikuziho, kavuga uti nk'uyu nguyu bitagenze gutya ntabwo namubona, kuko hari igihe ibigukunda pe kandi izi neza yuko nawe uyikunda, gusa ari ukukubagana cyangwa ari ukubura uburyo, you know what I'm saying, igafata inzira ikayigushakira ku ngufu. Haleluya. Hari abantu bameze batyo, honestly I believe so. Nanjye nemeza ko iyo ubuzima mfite cyangwa nagize iyo butamera gutya, I don't believe ko mba nkorera Imana uko nyikorera. Mba naragiye mu bindi nyine, you know, bitewe n'amaraso mfite ashyushye, amaraso nkunda ubuzima bworoshye, ntabwo ibintu bingora njyewe, ntuze kungora rwose. Haleluya. Nibirimo rero iki gihe Imana itereka nze nanjye nkwerekere tugendane. Tuvuga rero ngo abapasiteri bose mubona aha ngaha si bose bihamagaye, harabihamagaye byo niyo mpamvu bakora ibintu by'amafuti. Iyo mvuze amafuti ni ibintu bidahwanyije ijambo ry'Imana somehow, sizo ko nabisobanura ibintu ndi kuvuga gutya, ariko umutaha nzabivuga. Gusa ngo sapasi bose bihamagaye, sapasi bose bikunda, ntabwo turya ruswa, mva nta ruswa niki, niyo mpamvu nta wankanga at the end of the day. Na mupasiteri nta muntu wavuga ngo okay ngo navuga ikira ngufashe mu kintu se uje kunyexpose se, it's okay, I don't care honestly, uko nzi neza yuko struggle zanjye nizanye n'Imana kandi nta ruswa, I don't need followers. Ntabwo mburi preaching ngo kuko nkeneye ama followers, I don't actually, I don't. Cyangwa nkeneye ko you believe in me, believe in Jesus, don't believe in me. N'ubundi nanjye ubwanjye I'm trying to believe in him and do what he asked me to do, that's it. Ibindi undebamo cyangwa se unyibazaho nibikureba umutwaro wawe. At the end of the day ndarya nkari byuka nkasenga ngavugana n'Imana yanjye. Buriya namaze kumenya ko Imana yanjye ari imbuhura. The Bible says who the Son set free is free indeed. Ngo Imana yabohoye aba yabohotse. At the end of the day ijambo ryo ngiryo maze kurimenya, narifashe kandi arimira kabisa. Kuko nta muntu wancira urubanza uretse myself, njyewe n'Imana na Satani kabisa. Ngo yirwa ngo dushinje kandi nabanshinje ndazi icyo mubwira, amen. Gusa
umenye ngo abakozi Imana duca mu bintu bikomeye kandi turi abantu rero aho kurwana n'abakozi Imana murwane n'abarwanya abakozi Imana ari bo Satani uretse ko hari n'abakozi Imana babi barahari yita abakozi Imana kandi abakozi ba Satani honestly speaking babi cyane babuza abana babuza bafata no hari abakozi Imana babi batavuye ku Mana cyangwa batangiye neza akarangiza nabi exploit abandi babajura barahari kandi nabwo ntabwo wareka kubavuga aho uri hose uri kunyumva ko uri umukozi w'Imana ubeshya uri indyarya uri Yuda ari indyarya Yuda yari afite inzoka mu mutima y'iyo Satani yamwinjiyemo abakozi Imana ba Yuda rero muri aho nta kuri kubabamo nta authenticity murabeshya musambanya abakobwa b'abandi mubeshya abantu muriba abakozi Imana biba abayoboke babo ubuse wumva ijuru uzaribona ute kweri at the end of the day wakoreye Satani ubundi gatuza rero ubuse bundi kuvuga hari abakozi Imana ubona bari mu ntege nke ukabona ejo wamufashe mwenda nk'umusambanyi atari uko honest yari umusambanyi byamugwiririye bamuteje ari nk'umugwiza utanga ubuhamya bukomeye cyane ubuhamya bw'umukobwa y'umupasiteri by the way umugabo noneho yari afite umupasiteri umwungiriye iyo ni histoire y'abantu babyivugiye nari mpari umwungiriye yakundanaga n'umukobwa uwo mupasiteri umukuriye bari bafite ubushuti bukomeye bakorana n'Imana bagira gute rero Satani akoresha abantu nk'uko Imana ikoresha abantu sibyo twirinda umukozi wungirije umupasiteri mukuru haza umukobwa mu rusengero akunda uwo mugabo wungirije pastor ariko bamubwira yuko afite fiance akaba ari umukobwa wa pastor bagendana neza everything ariko uwo mukobwa aravuga ati ngiye gukora icyo nshoboye cyose uyu muhungu ankunde hari igihe Satani agapangira umukozi w'Imana wowe ukibwe uri mu ntege nke se cyangwa se ntubimenye nyine aramupangira umukobwa atangira kumubwira ati unsengere mva ko nimba yungirije pastor afite uburenganzira bwo gusengera abantu kumva we ntari gushaka musengera arimo aramupangira umva Satani nyine yagiye umukubwira yagiwe ubugume arangije arafatagira gutya rimwe umukobwa aramubwira ngo ararwaye waza musengere yabuze uko mu rugo ngo nimba afite cy'amaguru umugabo nawe aterekanze ngo usengere aho niyo ryo wafataye sasa igihe tubura ubwenge ukagwa jamwe ngo tumenye ubwenge hari igihe rero ubura ubwenge cyangwa uvura umuntu ukomeye ukumva umuntu ushoboye kutagwa mu cyaha ukumbura kigwamo ivuga tumenye ubwenge no kwirinda umutipe aramuhamagaye azi ko asohoka ngo musengere umukobwa ati byaraniye arirembye cyane umugabo agira ubwoba donc yinjira mu nzu ubanza aramaze se iwanyu barahari ubanza imbere amushye ngo barahari nk'ibyo yinjiye asanga ngo nta buntu buhari kumva asanga umukobwa ari mu gitanda yamwese ngo nagari gusohoka umugongo uramurya umva nyine umuntu apanze ikintu nyine aba yagipanze abagiye mu gitanda ko umukobwa yambaye ubusa abaramufatiye aho barasambanye amutenda umugabo abura uko abigenza arihana arababara by'ukuri burya hari abantu bakora ibyaha cyangwa bakocana intege ukabona arababaye by'ukuri ukabona arihanye hari n'abandi babigiramo ubwibone ukabona nta n'ikibazo afite umuntu ugiyewe wapi ntabwo twumvikana ndetse n'umuntu ntabwo yumvikana n'Imana abibone ntabwo bazabona ijoro nushaka usenga amanywa 100 ukaba uzi ko wakomerekeje abantu cyangwa wakoze ibibi ukagenda wemenye n'urutwe runini ngo uri umusenzi ngo ukunda Imana yubahe ukunda Imana aca bugufi kandi guca bugufi si ukwemera gukandagirwa ndababwiye mbese hano bibeshya ngo twe duca bugufi ngo bagukandagire bakugira ikigoryi bakuvugira ibyo bashaka never kusuguca bugufi
abakristo ntabwo twamaga gukandagirwa uko dushaka. Urumva guca bugufi no kwemera icyaha ukavuga uti nakosheje. Umugabo nyine arababara cyane. Noneho rimwe umukobwa kubera ko yakoze ku mugabo udakorwaho, tuvuge gutyo, burya hari abantu waramenyere nko kwiba abantu, waramenyere gukomeretsa abantu, kuvuga abantu, hari abantu bikora bikakugaruka, hari abantu bafiteho inuza y'Imana bayitwa byitano y'Uwiteka, ijisho ribariho, ukiha kubakora ibintu umenyere gukora abandi bikakugaruka. Hari abantu udakinishwa, hari abantu udakoraho. Ntuyemere rero aha ngaho ubwo bahita utangiye uvuga ngo nanjye ndiho, kandi niwe mu munyamafuti wa mbere ubaho. Wowe bagukoraho nyine. Hari abantu udakorwaho. Aburahamu yagiye guhandiho umwami, arabeshya ngo umukobwa we ngo umugore we n'umushiki we kugira ngo batamwica. Ariko Imana iza guhana umwami, kandi ari ikibazo cya Aburahamu. Kuko hari abantu badakorwa, ya Aburahamu n'inshuti y'Imana. Hano b'inshuti z'Imana, you can do nothing. Ukora ibyo ushaka, uwo umenyereye kugendana n'abantu b'abanyamafuti, ukagera rimwe ukavuga ati iyo ugiye gukora abo bantu ugiye kubikora uwo muntu ijisho ry'Imana rimuriho. Utazi ubusabane afite n'Imana, urabona my dear, urabona igihe kirashira ariko ukabyishyura. Rero ntukafata abantu bose kimwe, nimukibeshye, abantu bose ntabwo ari bamwe. Hari abantu badahindura, hari abantu badasimburwa. Hari umuntu Imana izakoreza ukamufata nabi, ntuzabone umusimbura. Hari umuntu uziba cyangwa ukagira nabi, ukafata nkaho umaze kumenyera kubikora abandi, wowe ukamuzira. Umukobwa abura amahoro, umukobwa yabuze amahoro, abura gusinzira, abura ibitotsi, kuko yari yakoze ku mugabo udakorwaho, yamugambaniriye. Imana ibibona kandi ibona ko umugabo yicujije, yarabaye sana. Ubwo rimwe umukobwa aza kwicuza rero. Umukobwa n'ubu byose wabivuze rero, yabivuze imbyumva, avuga ko yagambiriye umugusha mu cyaha, yari yaramunaniye umupapa. Njye nituma papa ko yari akuze ataranarongora, ategereje umukobwa. Umva ko Satani aza kwivanga mu bintu akoresheje abantu. Rero nk'uwo tuvuge musi mwanika mu nyamakuru mukavuga ati dire yasamanye, icya mbere nyine marita muciye amazi, kuko kandi birumvikana kuko jamwe nabo tuvuga ngo turenze andiko zisomwa na bose. Umva tugomba kwerekana imbuto nziza, tutazerekanye nyine muratugaye. Ariko ikiza nkundira Imana ireba imitima y'abantu. Nawe rero umaze kukaza hirya no hino kwishyiramo, sindi kuvuga wowe wakataje nta kwihana ntacyo bikubwiye, si wowe ndi kuvuga babandi bagwa mu byaha batabigambiriye, kandi umutima ukabarya, ukabona barihaniye, ukabona bagiye gusaba imbabazi. At the end of the day nabo mvuga, sindi kuvuga wowe ubwibone wishyize hejuru, uri mu byaha, uzi ibyo uri gukora, uri umwescro, uri inzoka, uri kirura mu rusengero, ukomeretsa abantu, babaza abantu, ukomeza ugusenga mu ndimi mu waki. No, si we ndi kuvuga. I'm not talking about you. Ndi kuvuga babandi baciye bugufi, bitonda, bakunda Imana umutima wa bose, baciye bugufi, kandi ejo ugasanga yaguye mu kintu kubera ikibazo runaka, kubera Satani runaka, kubera intege nke runaka, kandi ukabona biramubabaje. No, n'uwo ndi kuvuga. Rero Imana nimenya abo bantu, twebwe abantu ntitwabamenya. Impamvu tugomba kwirinda ibintu byose. Ndavuga ko tudahamagariwe ku exposa ibibi n'abakozi ba Satani, turagomba ku exposa. Rero byose bisaba ubwenge no kugira ihishurwa rivuye ku Mana, ihishurwa rivuye ku Mwuka Wera, bitavuye ku mubiri, marangamutima, iki n'iki. Bon, rero navuga ngo abakristo turi abantu, abakozi b'Imana turi abantu, tugira amarangamutima. Hari ibintu ejo bundi byambayeho, nanze amafuti y'umuntu. Njyewe ntabwo nemera amafuti, umva, nta nubwo nemera ko Imana yemera amafuti, never. Umuntu akaza akora amafuti abizi, uko muri umukristo ugomba kumubarira akabigenderaho. Ngo nawe umwapotre se, ni nanjye nyine, njye sindi umuntu, kuki ngomba kwemera amafuti yawe? Ugakomeretsa umuntu nkureba, nkwihorere ngo ndi apotre. Ninde wabeshye ko abapotre cyangwa abakozi b'Imana tugomba kwemera amafuti y'abantu? Why?
antuka nababwiye njyewe abandi sinabavugira, ndi umwapotre cyangwa ndi umukozi w'Imana cyangwa ndi whatever, sinemera amafuti nzayakubwira. Nuza ugukakaje hejuru nzabikubwira, unyange unyemere n'ubundi ntacyo ngutezeho, njye nyiteze kuri Yesu, ariko uzazira ukuri nzakubwira. But don't expect me kuza ukinishe karita ngo uri umukristo uri umuapotre ngo nawe uvuga gutyo ngo cyangwa nawe ngo ntubabarira. Kutabarira bihuriye se no kwemera amafuti? You understand? Kubabarira ntabwo ari ukuvuga ngo wemera amafuti. Urukundo ntabwo ruvuga ngo wemera amafuti. Wemere ukomeze ukandagiza umuntu mugira imbata mukomeretse. Nanjye ndi umuapotre cyangwa umupasiteri ndabireba, umuvuge ngo mubabarire mureke akomeze aza kugira imbata. Bapi justice ibahize yakareka. Rero muvuge mumenye ko n'abakozi Imana apotre turi abantu, tugira amarangamutima, tugira intege nke, mubyemere cyangwa mubyange, niko niko biri. Ahubwo icyiza ni ukubasengera mukabaterura nkuko navuze. Yes, hari abasatani, hari ibinyoma bagomba kuba expose kabisa, ariko si bose bagwa bavuga ko abari abasatani. Hari abagwa, hari abagira gute kubw'intege nke z'umubiri, z'ibitekerezo, z'ibigeragezo, bikagukubita neza ugacika intege. Hari umukozi Imana wakoreraga Imana cyane, satani amuteza indwara mu ivi. My goodness, story nyine irayizi. Arababara cyane, ivi rye riramubaza pe, agasenga abandi bagakira ariko we ntakire. None iyi afite akababaro cyane muri iryo vi. Nzashaka izina ry'inka bashaka kumva story y'umumene. Iryo vi riramukomeretsa kugeza aho ese ndagaruka. Yishurwa rivuye ku mwuka wera, bitavuye ku mubiri, tavuye ku mubiri, marangamutima iki niki. Bon, rero navuga ngo abakristo turi abantu, abakozi Imana turi abantu, tugira amarangamutima. Hari ibintu ejo bundi byambayeho, nanze amafuti y'umuntu. Njyewe ntabwo nemera amafuti, umva, nta nubwo nemera ko Imana yemera amafuti, never. Umuntu akaza akora amafuti abizi, uko nguri umukristo ugomba kumubabarira akabigenderaho. Ngo nawe umwapotre se ni nanjye nyine, ese njye sindi umuntu, kuki ngomba kwemera amafuti yawe ugakomeretsa umuntu nkureba nkwihorere ngo ndi apotre? Ninde wabeshye ko abapotre cyangwa abakozi Imana tugomba kwemera amafuti y'abantu? Why? Antuka nababwiye njyewe abandi sinabavugira, ndi umwapotre cyangwa ndi umukozi w'Imana cyangwa ndi whatever, sinemera amafuti nzayakubwira. Nuza ugukakaje hejuru nzabikubwira, unyange unyemere n'ubundi ntacyo ngutezeho, njye nyiteze kuri Yesu, ariko uzazira ukuri nzakubwira. But don't expect me kuza ukinishe karita ngo uri umukristo uri umuapotre ngo nawe uvuga gutyo ngo cyangwa nawe ngo ntubabarira. Kutabarira bihuriye se no kwemera amafuti? You understand? Kubabarira ntabwo ari ukuvuga ngo wemera amafuti. Urukundo ntabwo ruvuga ngo wemera amafuti. Wemere ukomeze ukandagiza umuntu mugira imbata mukomeretse. Nanjye ndi umuapotre cyangwa umupasiteri ndabireba, umuvuge ngo mubabarire mureke akomeze aza kugira imbata. Bapi justice ibahize yakareka. Rero muvuge mumenye ko n'abakozi Imana apotre turi abantu, tugira amarangamutima, tugira intege nke, mubyemere cyangwa mubyange, niko niko biri. Ahubwo icyiza ni ukubasengera mukabaterura nkuko navuze. Yes, hari abasatani, hari ibinyoma bagomba kuba expose kabisa, ariko si bose bagwa bavuga ko abari abasatani. Hari abagwa, hari abagira gute kubw'intege nke z'umubiri, z'ibitekerezo, z'ibigeragezo, bikagukubita neza ugacika intege.